yabyo. Hagarara mu kwizera, uhagarare hejuru y'ikigeragezo, ugifateho ububasha, nurangiza utegeke uvuge ngo wakigeragezo we, uyu munsi nahawe ubutware bwo kuguhangamura. Uvuge ngo waba urwaye we, uyu munsi nahawe ububasha bwo kuguhagararaho. Uvuge ngo wandwara we, uvuge ngo bana banje uhereye uyu munsi mbacomokoye muri karande yo kwa baso, mbacomokoye muri karande yo kwa banyoko. Uhereye uyu munsi uhagarare mu kwizera, uhagarare mu cy'Imana yavuze, kuko muri we harimo ubutware, muri we harimo ubutware. Tangira wature umugisha ku bana, tangira ubatureho kwiga, tangira ubatureho kujya hanze, tangira ubatureho iterambere, tangira ubatureho umugisha, kuko umugisha Imana itanga ari nta mubabaro yongeraho. Umugisha Imana itanga nta mubabaro yongeraho, kuko nabayimenye bafite amahirwe no ku munsi mubi. Abo ngabo bazakomera, abo bantu bafite Imana, abo ngabo bamenye Imana, abo ngabo barahiriwe. No ku munsi mubi bazabasha gukomera, abo ngabo barahiriwe. Ngabo ngabo rero bagenda bagwiza imbaraga, mu bibazo bagwiza imbaraga, mu burwayi bagwiza imbaraga, mu bibazo byo ari byo byose abo bagwiza imbaraga, bagenda bagwiza imbaraga, baboneka mu maso y'Imana bagaragara nk'abera, kuko aba ari abanyamugisha. Iyo bageze mu gikombe icyitwa icy'ubugumba bagihindura ahantu heza amasoko. Niko ijambo ryambwiye, riravuga ngo abo ngabo iyo bageze mu gikombe cyitwa Baka bagihindura ahantu heza h'amasoko, imvura y'imihindo igacamika imigisha. Ndashimye ko wemeye ko uyu mwanya duhuza imbere yawe tuvuga ibyo kwera no gukiranuka kwawe. Bityo ndasenze kugira ngo ubutatu bwera Imana Data, Umwana n'Umwuka Wera bimanukire muri aya materaniro, hanyuma izina ryawe abe ariryo rishyirwa hejuru, icyubahiro cyacu cyo kibure mu izina rya Yesu. Haboneke wowe kuko uri Imana yihagije muri byose. Ganza kandi utegeke ni mu izina rya Yesu, amen. Urakoze cyane ku isengesho ryiza uduhaye. Reka ngusabe kugira ngo ujye mbere utugezeho message Imana yaduhaye. Imana iduhane umugisha kandi Imana ibagirire neza. Reka dusome ijambo ry'Imana, ngira ngo umuntu uri imbere yanjye yansomera ijambo ry'Imana riboneka mu Baroma ibice 12, kansomera umurongo wa mbere. Uwo ngo urabuhagije ukawunsomera mu izina rya Yesu. Abaroma ibice 12 turasoma ku murongo waho wa mbere. Nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana, nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana, mutange imibiri yanyu, ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimishwa n'Imana, bishimwa n'Imana, ego ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Imana iguhe umugisha. Wowe unkurikiranye muri aya masaha, wowe unkurikiranye muri aka kanya, Yesu nakugirire neza, Yesu nakurwanirire. Imana niyobore dosiye y'ubutsinzi bwawe mu izina rya Yesu. Kandi Imana ikurenze igikuta abadayimoni bari barashize imbere yawe, Imana ikurenze bariyeri abadayimoni bari barashize imbere yawe. Uyu munsi muri uyu mwanya, muri aya materaniro, muri aya mahirwe tugiriwe yo kuba imbere y'Imana, yo kuganira ku ijambo ry'Imana, ndagira ngo Imana yongere kugarukeho, kuko ijambo ryayo riravuga ngo nzakugarukaho kandi nzaza ngufitiye imbabazi nyinshi. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana yavuga ngo nzakugarukaho ku rugo rwawe, nzakugarukaho mu buzima bwawe, nzakugarukaho kandi mu kuza kwanjye nzakugarukaho ngufitiye ibambe n'imbabazi byinshi. Imana ishimwe cyane. Hanyuma ijambo riravuze ngo nuko bene data ndabinginze kubwo imbabazi z'Imana nimubashe gutanga imibiri yanyu, hanyuma ihinduke ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana. Hari ukuntu batubwiriza iri jambo hanyuma tukarigenderamo mu kigare, ariko nidusobanukirwe ngo iri jambo rishatse kuvuga iki ku buzima bwacu. Igitambo kizima bishatse kuvuga
iki? Igitambo ni iki? Igitambo ninde? Kandi ijambo rivuze ngo nuko mwene data wo nkurikiranye, nuko mwene data musore nkurikiranye, nuko mwene data mugabo nkurikiranye, nuko mwene data mubyeyi turi kumwe, nuko mwene data mubyeyi turi kumwe. Ijambo riravuze ngo kubw'imbabazi z'Imana utanga umubiri wawe. Arakaririmba nkunda cyane, yavuga ngo tanga umubiri wawe, ingingo n'ubwenge ngo ubone gutabara. Imana ishimwe. Merasi ni my phone. Hanyuma ijambo rivuze ngo iki? Umva ukuntu ijambo ritubwiye, riravuze ngo uringingirwa gutanga uwo mubiri wawe uhereye uyu munsi wa none, nuhinduke cyane rwose kandi uhinduke igitambo kizima. Katubanza turebe igitambo ninde. Ese ibintu bigizwe igitambo ni ibihe? Igitambo kigizwe n'ibintu bitatu. Ibi bintu bitatu bigize igitambo, mbere yuko tubireba ndashaka ngo muri aka kanya tuganire ku ijambo ry'Imana, kuko ijambo nasomye muri Yobu ryarambwiye ngo noneho shinga urubanza tuburane. Hari ukuntu umuntu ahagarara agasigara avuga ngo narasenze nta butabazi ndi kubona, nariyirije ariko sinabonye Imana, nta kintu nakoze ariko sindi kubona Imana. Ukagira ngo birasa nk'aho Imana yakwihisha, ariko Imana irahari. Hari ikintu kimwe usabwa, ni uguhinduka igitambo kizima. Many thirsty for any for life. Ni uguhinduka igitambo kizima cyera gishimwa n'Imana. Hanyuma igitambo deja banza wikomange mu gatuza wowe nkurikiye aka kanya uvuge ngo ngewe ndi igitambo, ngewe ubwanjye, ngewe mubye wowe ubwawe ni wowe gitambo, wa musore we uri igitambo, wa mugabo we uri igitambo, Isaac ngewe ndi igitambo, udukurikiranye wese waba uri mu Rwanda waba uri muri Amerika uri igitambo. Ariko umenye ngo ndi igitambo kizima cyangwa ndi igitambo gihumanye. Hanyuma Aburahamu ajya gutamba Isaka, igitambo yari Isaka. Hari ibintu byasabwaga kugira ngo iki gitambo kize gutambwa kandi kihinduke igitambo kizima cyera kandi gishimwa n'Imana, ari nako kuyikorera gukwiriye. Isaac niwe wari igitambo nk'uko uyu mwanya ngewe ari nge gitambo, nawe uri igitambo. Hanyuma bamuzamukana ku musozi aho bari bagiye kumutamba, aho bita ku musozi Moriya. Hanyuma hari ibintu bitatu by'ingenzi ukeneye muri aka kanya kugira ngo igitambo cyawe kibe kizima. Hari ibintu bitatu by'ingenzi bikenewe. Aburahamu ajya gutamba Isaka yari afite inkwi, yari afite imbugita, hanyuma y'imbutita kandi ikindi kintu yari afite n'umuriro. Ibanga riri muri ibi bintu bitatu Aburahamu yari afite, ari nabyo tugiye kurebaho muri uyu mwanya kugira ngo wowe ubwawe uhinduke igitambo kizima. Uri igitambo ariko ikibura ni ukuba igitambo kizima. Ikibura niyo mpamvu usenga ukagaragara nk'aho uri gukigingira mu isi y'umwuka. Uri igitambo ariko nturi igitambo kizima. Uyu munsi kubw'imbabazi z'Imana uhinduke igitambo kizima mu izina rya Yesu. Uyu munsi uhinduke igitambo kizima. Abakurebaga babone ko wabaye igitambo kizima, abakumvaga babone ko wabaye igitambo kizima, abo mwasangiraga babone ko wahindutse cyane rwose, ababyeyi mwicaranaga hamwe babone yuko wabaye umubyeyi wahindutse cyane rwose. Imana ishimwe kandi Imana itugirire neza. Hanyuma iki gitambo, ibintu bitatu biranga igitambo kizima. Icyambere, igitambo kugira ngo kibe igitambo kizima nuko kigomba kuba gifite umuriro. Uyu muriro ari wo mwuka wera. Ukeneye icyambere umuriro. Umuriro ari wo mwuka wera w'Imana kugira ngo uhinduke igitambo kizima cyera gishimwa n'Imana. Kabiri, uyu muriro nawo urakenera ikintu cyitwa inkwi, arizo Aburahamu yikoreje Isaac ajya kumutamba ku musozi Moriya. Hanyuma izi nkwi rero nizo zisobanuye mu isi y'umwuka imbaraga z'amasengesho. Gatatu, uraza gukenera ikintu bita imbugita. Imbugita bigaragara ko na Aburahamu yari ayifite, cyangwa se inkota.
iyi nkota ariyo jambo ry'Imana. Ngibi ibintu bitatu aho ruzingiye kugira ngo uhinduke igitambo kizima cyera gishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwawe gukwiriye. Ngibi ibintu bitatu ukenyereyeho: umwuka wera, imbaraga z'amasengesho, ijambo ry'Imana. Hanyuma rero ugiye gusanga abantu benshi mwibitseho imbaraga z'amasengesho ariko mwuka wera ntawe. Abandi mwibitseho mwuka wera ariko melasi evo edra, ariko nta jambo. Kandi ibi ni ibintu bitatu bigomba kuba biri kumwe kugira ngo ubuzima bwawe bugende buhinduke igitambo kizima cyera gishimwa n'Imana. Ariko uyu mwanya ngiye kugusengera Imana, Imana ikukonegite n'ibintu bitatu by'umumaro ku buzima bwawe. Imana igukonegite n'ibintu bitatu binesheje umutima wawe. Imana igukonegite n'ubuzima, Imana igukonegite n'amahirwe, Imana igukonegite n'icyo wabuze, Imana igukonegite n'icyo wasengeraga. Mu izina rya Yesu Kristo ngiye kugusengera Imana uyu munsi. Imana yubure dosiye y'ubuzima bwawe uyu munsi. Imana ikwiyereke, Imana ivugane nawe mu rurimi wumva. Iyo utindanye n'Imana amakuru arahinduka. Uko watindanye n'Imana igihe umaze ubana n'Imana, igihe umaze usenga, uyu munsi Imana ikwiyereke. Lasidimini fo enema, Imana ikwiyereke. Kandi ndabizi neza ikigambiriye kukugirira ni ibyiza ntago ari ibibi. Menitandoma efo, icyo Imana ishaka kuri wowe, icyo Imana yatekereje kuri wowe, icyo Imana yagambiriye kuri wowe ni icyiza ntago ari ikibi. Wicika intege abagukomerekeje bigukereza. Hagarara mu kwizera, hagarara mu cyo Imana yavuze. Icyo Imana yakuvuzeho kiraruta icyo abantu bavuze ku buzima bwawe. Melasi fole wasirima, icyo Imana yakuvuzeho ndagira ngo dusenge Imana, dusengeye kuba igitambo kizima cyera gishimwa n'Imana. Hanyuma icyo Imana yakuvuzeho kidepanse cy'abarozi bavuze, icyo Imana yakuvuzeho kidepanse cy'abantu bavuze, icyo Imana yakuvuzeho kigende kidepanse cyangwa gitsikamire icyo imbaraga z'abakonikoni n'abapfumu. Menitalasile menefoedra, ndashaka gusenga hanyuma Imana yongerize, Imana yongerize ize yongere kuganira na. Ijambo riravuze ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, abo yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Nta ntambara n'iyi n'imwe Kristo adashoboye. Nta kigeragezo n'iki na kimwe Imana idashoboye kugukuramo. Nta ntambara n'iyi n'imwe Imana idashoboye kurwana. Hagarara mu kwizera uhereye uyu mwanya. Ndashaka ngo uhagarare mu cyo Imana yakuvuzeho, uhagarare mu kwizera kwawe, nurangiza utegeke. Ijambo riravuga ngo menitala sifo enewa silemo. Ijambo riravuga ngo icyakora bamwemeye ni umuntu wese wemeye Imana, ni umuntu wese wamaze kwemerera Imana, ni umuntu wese uzi ko Imana ibaho. Yo mpamvu ijambo rivuga ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana be. Imana yaguhaye ubushobozi. Mama, hari ubushobozi buri muri wowe. Ibyo bitero bitera abana bawe ufite ubushobozi bwo kubihangamura. Iyo karande bagendaho, iyo karande y'umuryango, hari ubushobozi buri muri wowe bwo guhangamura iyo karande. Ibyo bibazo ubona, hari ubushobozi buri muri wowe bwo guhagarara hejuru yabyo. Hagarara mu kwizera, uhagarare hejuru y'ikigeragezo, ugifateho ububasha. Nurangiza utegeke, uvuge ngo wakigerageza we, uyu munsi nahawe ubutware bwo kuguhangamura. Uvuge ngo waba urwaye we, uyu munsi nahawe ububasha bwo kuguhagararaho. Uvuge ngo wandwara we, uvuge ngo bana banje uhereye uyu munsi mbacomokoye muri karande yo kwa baso, mbacomokoye muri karande yo kwa banyoko. Uhereye uyu munsi uhagarare mu kwizera, uhagarare mu cyo Imana yavuze, kuko muri we harimo ubutware, muri we harimo ubutware. Tangira wature umugisha ku bana, tangira ubatureho kwiga, tangira ubatureho kujya hanze, tangira ubatureho iterambere, tangira ubatureho umugisha, kuko umugisha Imana itanga hari nta mubabare yongeraho.
umugisha Imana itanga nta mubabaro yongeraho, kuko n'abayimenye bafite amahirwe no ku munsi mubi. Abo ngabo bazakomera, abo bantu bafite Imana, abo ngabo bamenye Imana, abo ngabo barahiriwe. No ku munsi mubi bazabasha gukomera, abo ngabo barahiriwe. Ngabo ngabo rero bagenda bagwiza imbaraga, mu bibazo bagwiza imbaraga, mu burwayi bagwiza imbaraga, mu bibazo ibyo ari byo byose abo bagwiza imbaraga, bagenda bagwiza imbaraga, baboneka mu maso y'Imana bagaragara nk'abera, kuko aba ari abanyamugisha. Iyo bageze mu gikombe icyitwa icy'ubugumba bagihindura ahantu heza amasoko. Niko ijambo ryambwiye, riravuga ngo abo ngabo iyo bageze mu gikombe cyitwa Baka bagihindura ahantu heza h'amasoko, imvura y'imihindo igacamika imigisha. Abo ngabo bamenye Imana, abakobwa bamenye Imana, iyo bageze mu gikombe cyitwa icyo gutinda gushaka ntago bakibonamo nk'ibibazo, ahubwo bakibonamo igisubizo, bagakomeza kugitegererezamo. Abo ngabo bamenye Imana, abo babyeyi bamenye Imana, iyo bageze mu gikombe cyitwa icyo gupfakara ntago bakibonamo ibibazo, ahubwo bakibonamo ibisubizo. Bagenda bagwiza imbaraga, bagenda bakomera, bagenda baguka. Baravuga ngo ubwo Umwami Yesu ankunda nda amahoro, baravuga ngo ubwo ndi kumwe n'Imana, turi muri wowe Mwami turatuje. Pelasi lemene fo titakosti fo enema. Bagenda bagwiza imbaraga iyo bari muri iki gikombe. Umugabo wageze mu gikombe cyitwa Baka agihindura ahantu heza h'amasoko, imvura y'imihindo igacambika umugisha. Ndagutangariza muri aya masaha, Imana igusanze mu gikombe cyitwa Baka wari urimo, Imana igusanze mu kibazo wari urimo, Imana igusanze mu burwayi wari urimo, Imana igusanze mu nzira zikomeye wari uri gucamo. Icyo gikombe wari urimo Imana ikigusanzemo mu izina rya Yesu. Imana igusanze mu gikombe ije kugihindura ahantu h'amasoko, ije kugihindura imigisha. Ahari amarira Imana igiye kuhashyira guseka, ahari kubura ibitotsi Imana igiye kuhashyira kubona ibitotsi, ahari ukurara nabi ugiye kurara neza. Ijambo rivuze ngo iki? Ryarambwiye ngo ahari kurira kwararira umuntu, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Akira kuvugirizwa impundu, wari umaze igihe kinini uri kuvugirizwa induru, ariko uyu munsi itangazo rivuze ngo Imana igwaye kuvuza impundu ku buzima bwawe. Akira ubukwe bwawe, akira urugo rwawe, akira urubyaro, akira amahirwe, akira umugisha. Nta ntambara yigeze itsira Kristo. Byose Imana irabishoboye, byose Imana irabishoboye. Uyu mwanya ndaguhanuriye mu izina rya Yesu, ugiye kwinjira mu kimana yakuvuzeho, ugiye